Yesu ashimwe mwese abagore baboroga, abagore b'abahanga, abo twari kumwe, abo twatangiranye uyu wa gatandatu ushize. Bene data, abagore b'abahanga, abagore baboroga, nk'uko twabibonye, Yesu nawe afite icyifuzo. Icyifuzo cya Yesu twarakibonye, kandi byagaragaye ko twe dufite igisubizo. Bagore b'abahanga, abagore baboroga, iki ni igihe tugezemo aho turimo gusobanurirwa neza ko ari twebwe dufite ibisubizo by'ibyifuzo Yesu Kristo umwami wacu afite. Bagore b'abahanga, abagore baboroga, ni twebwe dufite umuti. Icyifuzo cya Yesu Kristo ni uko abantu bakizwa. Ibi kubivuga ubyumva aravuga abenshi ntabwo baba babishaka, ntabwo bashaka kumva ko abantu ubugingo bw'abantu aribwo Yesu Kristo yapfiriye. Ntabwo babishaka kubera isi, umwami w'isi yabahumye amaso, imitima yabo iriho ibinure. N'abigisha barigisha inyigisho zihamisha abantu mu isi. Ntabwo ibyo mu isi ari byo umwami Yesu Kristo yapfiriye. Ntabwo Yesu Kristo yapfiriye ibintu byo mu isi. Yesu Kristo yapfiriye ibintu, ntabwo yapfiriye ibintu, yapfiriye ubugingo bwawe nanjye. Niyo mpamvu yatanze ubugingo bwe. Ubyumva ni umwana w'ubugingo. Ubyumva ari mu murongo uyu nguyu. Buri wese ndabona yarabaye indirimbo, buri wese aravuga Yesu, ariko ba Yesu Satani yabagabanijemo imirwi myinshi. Yesu utanga ibintu, Yesu utanga abagabo, Yesu utanga inka, Yesu babwira akica abantu, Yesu utanga imyenda, Yesu utanga viza, Yesu utanga abagore, Yesu unezeza abantu, Yesu ubabarira abantu cyane rwose bakikomereza mu byaha, Yesu bikoreye, Yesu abantu baremye. Ntabwo ari uwo nguwo njye mbabwira, no, ndababwira Yesu Kristo uw'i Nazareti, umwana w'Imana nzima, wapfuye ku musaraba i Golgota, agahambwa akazuka. Yapfuye yishwe n'ibyaha byanjye nawe, kugira ngo turokore gukirwaho iteka. Twari twarakatiwe urwo gupfa, wari warakatiwe urwo gupfa, nanjye nari narakatiwe urwo gupfa. Twari twarakatiwe urwo gupfa. Umucamanza w'abari mu isi, Data wa twese, yari yarakubise inyundo ku meza, aravuga ati umuntu akatiwe urwo gupfa, ikiremwamuntu kikatiwe urwo gupfa. Yesu Kristo jambo w'Imana afata umubiri kugira ngo aza apfire twebwe abafite umubiri. Asuka amagara yaraseseka ku bwawe nanjye, hariho igiciro. Apfa mu mwanya wacu, apfa mu mwanya wawe, ariko icyo cyumve neza. Apfa mu mwanya wanjye, apfa mu mwanya wawe. Ubu butumwa Satani arimo aragenda abusiba, abworosa, abusimbuza namwe ibyo murimo kumva abantu birirwa barogotwamo. Abusimbuza ibirori mu byo bita insengero. Imana ihabwa icyubahiro ko bazifunze. Umva, uyu Yesu, mbabarire umuhogo wanjye ntabwo, yego, uyu Yesu twe tuvuga ni uyu nguyu wahanuwe muri Yesaya 9:5. Yesu tuvuga ni uyu nguyu wavukiye i Betelehemu, agakurira i Nazareti, akabambirwa i Yerusalemu. Ni uwazutse ku munsi wa gatatu, ni uwazamutse asubiye mu ijuru akuye ibirenge bye ku musozi wa Ayelayono imbere y'abigishwa be.
akavuga ati ndagenda nzagaruka. ubu niwe turimo guteguriza kugaruka kwe, ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Ikibazo afite, icyifuzo afite, kimushengura nk'uko nawe ufite ikigushengura, nawe ufite ibyifuzo, nawe uri guririra, nawe uri gushaka. Buri wese afite ibyifuzo. Yesu Kristo nawe afite icyifuzo kimwe cy'uko abantu yapfiriye bamwizera, bakizwa, bagatoroka gehinomu, bakava mu menyo ya Satani, bakava mu kuzarimbuka. Abo twari kumwe ubushize twarabisobanukiwe neza cyane. Ibibazo ufite, niba uri umugore w'umuhanga, niba uri umugore uboroga, niba warahamagariwe kuboroga, kuko ni wowe utanga ubuzima, nk'uko ubutanga mu isi no mu mwuka, niho byahereye, ni wowe utanga ubuzima. Ayiwe Kristo Yesu, uyu mwami, icyifuzo cyawe, abagore b'abahanga, abagore baboroga, twambariye urugamba rwo kugira ngo tukubera igisubizo. Ariko ntabwo uri buzane icyifuzo cyawe kandi aricyo prioritaire, natwe ngo tuzane ibyacu, ahubwo turagira ibanga, turamenera ibanga, turasaturira ibanga, turinjirira ibanga, turacengerera ibanga ry'uko tubanza kugushaka, kuko tubanza gusubiza ibyifuzo byawe. Twamara kubisubiza, ibindi byose ukabiduha cyangwa ukabireka. Ni kuri uyu mugoroba rero, ni kuri uyu mugoroba saa ni 3, icyo mbujije mu izina rya Yesu Kristo, uwo mbujije nuhurura. Ntabwo dukeneye abahurura, ntidukeneye abatarakizwa bajya ku ntebe y'ubuntu cyangwa ahandi. Ahangaha ni ku rugamba, haraza abarwanyi, haraza abahanga, haraza ababoroga. Ntabwo dukeneye utuvangira. Ndabasabye, nihagira umuntu uza kutuvangira, uza ngo yari afite uwo tutari kumwe ubushize, ariko witeguye kwinjizwa mu rugamba, kuko yiteguye gusubiza, yiteguye kuba afite igisubizo cy'ikibazo Yesu Kristo afite. Uwo nguwo turamwakira kandi nta kanya tumara akitwibwira uwo ari we. Haleluya. Araza yambaye, araza nta byaha aje kwihana, ibyaha arabyihanira aho ari. Araza atuzaniye ibyifuzo, ibyifuzo bifite uko bigenda. Twe turi mu ntambara. Yesu aduhana umugisha. Iyi link babashyiriyeho niho turi buhurire. Abagore b'abahanga, abagore baboroga, nimuze tubereye Yesu igisubizo, nk'uko nawe yatubereye igisubizo ndetse gihanitse, agapfa mu mwanya wacu. Ubugingo bwe akabutanga kugira ngo ubwacu bukire. Nawe niwe viziyo, niyo viziyo ye, niyo viziyo afite. Viziyo afite ni uko abo yapfiriye bamwizera akabarokora gehinomu. Karibu rero, ikaze abagore b'abahanga, abagore baboroga. Iyo byakomeye, ari nayo mpamvu iyi batayo y'abagore b'abahanga, abagore baboroga, igomba kuba nta makemwa. Iza byakomeye, yego byakomeye koko rero. Yeremiya arabizi, ntabwo atari yagize. Yesu aduhana umugisha.